duhaba natubahoze batesi bacu bashiraga ihinda muze dutaramire nyokubabyara umutoni wacu uturi kumwe umutanga mundu umutereka amata umuto witomo tumutengwaraba bihogo byiza bidatu by'umukamo ngwino nkorangizo kundurese wowe rugabituze umwiza ndagukunda nza kwambika umwishywa kibanda kuturirimbo tutageze no kuri dutatu twabayeho ngo twibishego akaba ari byo bakuririza mwese nimba kera harabagaho gukazanura noneho n'ubu tubikomeze ngo What's up my people, ni Orphe Bayo, ni Irebe TV, ugakora subscribe nk'ibisanzwe hanyuma ukatuduha ibitekerezo byawe ari nako usimbukira ku rubuga rwacu rwa Facebook na Twitter na Instagram ni Irebe TV kahita nkwinjiza vuba muri Daily Play. Muri Daily Play yacu uyu munsi nkaba ndi kumwe na Cyusa Ibrahim ikaze. Bravo cyane. Ndashima Imana. Umeze neza? Ndashima Imana rwose ibintu biragenda neza, koronere genda gake nubwo bwose tugomba kuyirinda ariko tugomba no kwishimira bitangiye kugenda igabanuka cyane mu bantu. Cyusa avuze ko ari Cyusa Ibrahim ko bakuza ariko ngo ari uburyo intore zivuga muri nindi cyose cyogera mu ntwaro rutarushwa mu mihigo bateye ngo nabarutinyabibwa narenze ubukombe rutagarikwa n'amakuba byakomeye ngo bintesha icyubahiro mu ngabo ari gihe bategiyeho amakiriro ndaje mu biri bimanzi rudaterwa n'umwuma ricanye nka umufozi wa mbere ngo abandi babonereho rudatsinda kabero ku rugamba sinjya nutera umugongo ahubwo ntwaza ubugabo ndibwa nahatanye ndizihiwe rwema nyinganje mu mihamirizo ubutore ntawe tuburwaniye ndabarusha ntawe duhiga ntawe tunganye gitore iyo mvunye samwe wanyibarutsa mwenyura ati nimbe rwizihiragabo nimwe nucyura inganje mu ngamba nya kugira Imana nuko Cyusa Ibrahim cyane urakoze ikaze kwirebe muri Daily Play yaje kubera Cyusa wagize ucyuhura na Riderman igitekerezo cyaje gute kugira ngo mukure iriya ni indirimbo nahimbye yitwa Umwiza nabonye ukuntu abakobwa bo mu Rwanda rwose ari abakobwa beza inciyeho ndavuga atari ko abakobwa b'i Rwanda ari beza mbona umuntu rwose ndavuga tuyu muntu ko mbona ari mwiza inganzo biraje gutyo ndantagira ni nayo simbwira abantu atari ko uriya mukobwa ukuntu asa nimba ari nako ameze imbere uriye nahita umva ko muvuga ko ntajya nshyira mu mago nanjye nahita nshyira mu mago Cyusa umukobwa arameze umuntu waguje n'umwiza ndagukunda nzakwambika umwishywa nuko biba biraje ntangira ko mpita ni recordinga kuko iyo ijwi rije mpita ni recordinga buno no gutaha nkajya ngenda nshyiramo amagambo ubundi nkajya nkora ibitero gutyo none ndavuga nti indirimbo rero kugira ngo igire imbaraga ngomba kwagura amaboko afatanya n'umuntu uzobereye muri bino bintu natekereje Riderman mvuga nti umuntu n'umusizi byarenga ntibazana kubabeshya buriya rap buriya ni nk'umuvugo rwose y'Inyarwanda kuko se kera bajya bavuga naramubonye ntabwo uzi ukuntu imivugo bayijyanaga ni ukubundi umuvugo ufite ukuntu ufite ritme ndavuga ni rero uri umuntu wabifasha mu buriya ni Riderman nawe mbere imfura rero araza
abikora neza cyane mu buryo butangaje ubundi duhereza ikintu cyiza abanyarwanda. Tutarebye ku gitero cyawe wenda uririmba cyose ujya ubasha kuba warimba ibintu bya Riderman kubyumva kubiririmba? Ntabwo nabishobora. Igitero cyo wagishobora mu ndirimbo bakoranye? Ntabwo nagishobora gusa ndagikunda cyane ariko ntabwo nabishobora sinanabyibuka ngo atangira aririmba ngo rugabagabiye igikundiro ntagoma uwo rugiragiriye urugwiragwiza itunganya warashe mu mboni z'igisumizi umutima uwucamo ibice ndwi iribagiza ritibagirana uririba rirabagirana wowe mwana tujya inama nkumva Imana inkunda mpaye umwanya nakujyana mu rugo aho mvuka umbamo nkubamo nose nzakunambaho gutyo ugakomeza yewe nayizanye muri gakondo. So tukiri bwube ndacyusa nyuma yo gukorera indirimbo na Riderman nziza cyane umunsi wasohoraga audio yayo cyangwa amashusho wicara waravuze ati perfect ibi bintu nuko nabishakaga cyane noneho nabikoranye n'aba producer beza buriya Bob buriya n'umuhanga cyane Bob niwe mpamya ari mu ni nawe wa mbere mu gukora gakondo buriya azi gukora gakondo nziza cyane Bob Pro na video nyihereza Meddy Saleh atinya kuvuga ko nawe ari uwa mbere mu Rwanda umwe mu ba producer bashywe bamaze imyaka myinshi muri industry rero bakoreye neza kandi nashimye byavuyemo rwose kandi mpamya ko n'abanyarwanda bose babonye iriya video cyabumvishije audio barayikunze ngenda mbona feedback nyinshi z'abahanzi bakomeye Mama Florida yampaye umugisha ati rwose mwana wakoze indirimbo nziza. Waje kwiyumvisha nyuma Mama Florida oya nayishyize kuri YouTube abantu barayumvisha cyane kubera ahantu hose arampamagara ambwira ati wakoze indirimbo nziza rwose nari mfite ubwoba ko zangaya kubera ko nakoranye n'umuhanzi utari muri gakondo ariko icyashimishije n'uburyo yakira neza n'umutoza wanjye Mama Florida uzagiye umukorana ikiganiro n'umumama mwiza cyane n'umumama w'inararibonye wigishije abahanzi hafi ya bose ubona buriya bose bamuciye imbere n'umuhanga cyane nawe dusigaranye uriya Sentore na Mama Florida n'abantu bameze gutya bigishije abantu aba bahanzi benshi. Uvuze ati Mama Florida ari indirimbo zuzi ni ibintu byumvikana imwe ikwihutira cyane ni iyihe? Se ko ufite nyinshi ra naki iyo ngiyo isi ufite nyinshi hari ziba zagiye ku masede hari zo bafite ku dukasete twa kera afite nyinshi harya buriya tangira gute afite nyinshi gusa ndahitamo iyi naki iyo ngiye imwe nyine ngo akunda mwirira muhora ikeye yitabye Imana muze twisangire nyine umubyara inyambo y'ikeza tumumarikira inyambo y'ikeza tumumarikira iduhaba natubahoze
batesi bacu bashiraga inkinda muze dutaramire nyokubabyara umutoni wacu uturi kumwe mutoni wacu turi kumwe afite nyinshi iyo nuko ari ubwo yarinjeho yes urakoze cyane cyose ufite izihe projet muri ibi bihe dore ko nako biri kugenda isa nkaho idukonderamo kidogo ndi kubategurira byinshi cyane hari indirimbo zanjye kugenda mbavunguriraho gake gake ndetse mpora mbwira abantu ati nge sinzazima muzakomeza munyumva paka rero mbafitiye byinshi cyane nari buzakora igitaramo ariko kubera iki kibazo cya covid ntago byoroshye gukora igitaramo ariko mpamya ko muri 2021 bizaba ari ibintu byiza cyane wenda na cya gitaramo twacikirijemo cyo mu Bubiligi nago mu Burayi nagomba kujya gukorerayo wenda kizaba cyakunze bafitiye byinshi cyane no kubateganyiriza nyuma ya hari amahoteli menshi ari propozo gutangira kuririmba bakaza bakareba ibyo aho gakondo igeze bafitiye byinshi cyane cyose atari mu muziki atari kuririmba abari mu cyo bahugiye mu biki nyuma mbere nakoraga muri banki urabizi ariko nageze aho ndabirekani hari umuziki iyo ntari muri weekend ko akazi kanjye buri akaba muri weekend cyane banicaye ndi guhimba cyangwa se ndi kureba movie mu gihe kuko nkunda movie cyane buriya mfata umwanya nkajya kureba umuryango wanjye tukaganira haba hari ibintu byinshi cyane biri ku gikunyukipa. Okay, urakoze cyane rikarete mwinjiza muri true story cyangwa se mu nkuru mamo still ni cyusa Ibrahim tukiri kumwe nawe dusharinga inkuru yaba yaramukoze ku mutima yamunejeje cyane niya mubabaje atajya apfa kwibagirwa mu buzima bwe cyose. Inkuru mamo yambayeho mpora nzirikana ni neza nagiriwe n'umuntu mu gihe cyo muri 1994 ni neza nagiriwe n'umuntu wari inshuti y'umuryango arandokora aranjyana abwira mu rugo ati umwana wo kugira ngo bazamwicire mu maso yanyu mubajyanire turagenda aradutwara cyane ko yari mu bwoko budahigwa angirira neza ntago rwose ntinya kubivuga angirira neza n'ubu ni inkuru ubukwe azaba mu mwanya wa data rwose murabivuga ni ikintu cyiza duhore buri muntu wese agira umutima mwiza umutima wa kimuntu yaramfashije cyane ku buryo ni nkoramutekereza imbi rero imbi ni nyinshi ariko umuntu wampemukiye kandi njya mbimubwira nkamubwira ati wakoze ububwa umuntu urabona iyo umuntu agitangira akishakisha muri iki gihe bya byose nanamyumva arabyumva kuko mu cyumweru gishize twarahuye yankoreye ububwa nk'uko wowe waba naguha akazi yari yampaye akazi ko kujya kuririmbira mubyara we ngira ngo arangije nibwo nari ngitangiye tekeza ibintu byabaye muri 2015 tugiye Butare ndagenda turaririmba rwose turaririmba abanyabutare barishima ambwira ati rero cyusa urabona ibintu byakomeye niba utashye amafaranga tuzaba tuyaguha cyose
tubeshejeho yes ndamubwira ati okay ndagenda icyo gihe nakoraga nko muri banki umunsi wa mbere shwida umunsi wa kabiri shwida ndamuhamagara ati ntiyanyitaba umunsi wa gatatu mpamagara umugeni naririmbiye harambwira ati no nonese ntabwo yabuta amafaranga twarayamuhaye gute se atayaguha ati reka nze muhamagare arabahamagara icyambabaje si uko atanyishyuye nta kunyishyuraho abanyambuye ni benshi ariko ikintu cyambabaje yahise amubwira ati no atari kuzi ko ubwo uri kumva ni wa muntu ahita abwira umugeni atari kuzi ko cyusa ari umwesikoro ati ubu cyusa arimo arashaka kurya amafaranga ahantu habiri atuzi ko ari ukubona abantu bagenda atuzi ko ari ukubona abantu bagenda ati kumbe abantu n'abahemu bigeza aha umugeni ampamagara ababara ati koko cyo nibyo bintu nagukundaga kuririmba neza kumbi uri n'umwesikoro ikintu kirambabaza ndindaho bigera kuwa gatandatu bwiyo ari dote ndindaho bigera kuwa gatandatu nyamuri mariage mbibwira umutanti we arambwira ati uretse ngo muhamagare kuri ho parallel uzi ukuntu yamubwiye ati none se tama ati cyusa wari umuzi ati oya ati none se ntiyakuririmbiye neza ati none se ko namukuzaniye akazi kagakorwa wowe wivanga mu bibazo byawe nge na cyusa gute ati cyusa namuhaye amafaranga kera arimo arashaka kubesikoroka ndamuhamagara yari umuntu twabyinanaga urumva tuba ari nk'umuntu kameramani afite mushiki we ufite ubukwe ashaka kumukorera akazi ntabwo mwajya kwandikirana so mwakwandikirana hazamo ikintu cy'ubwizerane ndamuhamagara arambwira umva ijambo ryankomerekeje ati rega ndi kumva muri famiye hose wayagaye ati amafaranga barayampaye ati ndanayafite ariko ntayo nguhaye cyo yarangaye ntabwo ari menshi ariko ni menshi muri icyo gihe 200,000 ntabwo ari amafaranga menshi ntabwo ari amafaranga make ku muntu ugitangira wenda ubu birashoboka ko bishobora ariko si n'ikibazo cyane cy'amafaranga ikibazo cya mbere nako gasuzuma ati ntayo nguhaye nimba ubabaye jya kundega muri polisi kuko rumva yari umuntu twari tuziranye reba ni nkawe umbwiye ati ngwino usohorere mushiki wanjye bose ubona kugira ngo tujye kwandikirana reka ni invitation y'imodoka obedi ikintu cyambabaje ni icyo njya mbwira n'abantu sindamubabarira ariko twaranahuye namubwiye ati nturezeho nk'ubu unayanyishyuye nabwira abagabo b'inshuti zawe n'izanjye tukicara tukayanywera tukavuga no mu kinyarwanda cyabagaho habagaho inzoga z'ububwa avuga ati iyi ni inzoga y'ububwa yose nkayavuga ati ngaho turiyunze birarangiye aranyumva ibyo byose arabyumva twaranahuye ejo bundi kwa gatandatu kandi ukabona nta n'ikibazo afite nyabu uzi umuntu uguhemukira ugahura mu kanal uhura rwose ukabona nta kibazo afite ukabona rwose so rero ntabwo nakwirwa muvuga izina ariko aho ari yigaye utumye mvuge ibintu byanjye byose nawe ariko nazo kwitegereza kare uza kureba nawe se cyusa nicyo kintu kumbe ari gahunda hejuru cyane ariko nawe ubu ntabwo nagize ngo ndarame byaraje nyine ariko ngerageza kugira ariko sakunda ariko bajya bambwira ngo hari umuti hari anasa ari umuntu wowe bikoro cyangwa no kuko muri famiye bose bafite impara cyusa no umuntu akangaye mu muryango ndi umwana wa kabiri ari umwana wa kabiri ni nawe ukaba ari we muhererezi yego aba ari ngiye muhererezi cyusa mu bana biwanyu usa nande esa na data cyane no mu bana bose ba papa
ninjye usa nawe. Ni cyo kintu bajya bakubwira ushobora kuba muhuje uyu munsi bati bino bintu bihuje na papa. Twari duhuje, yari umuntu nawe yari afite icyusa. Buriya ntago ngo njya numva mama abivuga, nimba yafashe decision ntago wapfaga kuyimukuraho byoroshye. Ari rutare koko. Nuvuga ati niki ubwo nicyo nuko bimeze ntacyo turi kandi yari indahemuka, ntago ahindukaga ku ijambo. Buriya nanjye nimba nakwemereye ngo ndagukorera iki ndagikora. Niyo mpamvu waje mwirebe cyane. Kumbe cyose baramutse bashize indererwamo ahangaha, ni ikihe kintu wakwifuza guhindura ku mubiri wawe cyangwa wakuraho? Nakuraho hanga ikirenge cyanjye. Kubera iki? Ntabwo gisa neza. Icyo kintu naka rwose ku mubiri wanjye ndakireba nayo ngatariko rero mana. Ariko hari abajya bambwira ko ari cyiza, ariko jewe reka ikirenge tuvuga ati hano ariko usibye ko ku mugabo se ikirenge buriya ntabwo ari ubusembwa. Usobo wabimenya se nambaye inkweto gutya. Urakoze cyane. Nyuma mu kanya twinjire gatoya mu ndirimbo tuze gusoreza kuri Riderman, tukinaganira mu kanya gatoya. Reka tumaze tuzamure ngo Nyirabihogo akira ngurura uramuzi iragurura reka da nayo sinjye nirarira. Ni indirimbo nakunze cyane, na Rugamba yisubiyemo. Ni indirimbo ubundi y'intwatwa. Bafite ukuntu bayiririmbaga, Nyirabihogo byiza byabungura Imana, Imaramba Nyirabihogo byiza byabungura Imana, Imaramba imwe bakobwa mukiri batoya, mujye mugendera ku nomero muduhuriza aho uzafata Imaramba. Kumva ni yari ikoze mu buryo bwa kera. Noneho njye ndayifatanya nyigira uburyo ibyinika bwa kinyarwanda, umuntu wese agatega amaboko. Abantu rero barayikunze cyane, bakunze uburyo nabikozemo. Imaramba cyane. Nigeze kumva inkuru y'ira muntu ngo yari yatari cyane. Alright, arakoze cyane. Reka tumugize muri basaza yacu uyu munsi cyose ngiye gushyira muri basaza yacu. Basaza nawe umva ikibazo rimwe ukagisubiza mu masegonda 10 gusa. Tayari? Ubwo ni insindwa ari ntacyo bitwaye. Ubwo na bihembo biri gujyateganyije. Alright, cyose waramutse bagusubije nyuma imyaka 10, ni cyo kintu kwihutira gukosora? Imyaka 10. Imyaka 10 bansubije inyuma nakosora. Hari byinshi cyane nakosora. Ziriya urabona izi Roma za kera twagiraga z'abakobwa bambaye ubusa, ifoto z'abambaye ubusa, je numva nazica kuko mbona ko nizo ziri mu ntandaro zibi abakobwa bari kwikora ku ma Instagram. Ari byiza buriya hari ikintu kikwafecta utabizi, ukajya ugenda ukibona ubona ari ibintu bisanzwe, ariko fira mu gihe cy'ahazaza ukazabona wabaye cyo kandi bitari bikwiye. Je ziriya mafoto nazica ku buryo zitazigera zigera mu gihugu cyane. Uyitekereza iki ku ndirimbo bavuga ko zirimo ibishego muri gakondo nabyo byajyana buriya? Birashoboka umuntu atabifatiye hafi. Nimba byatangiye muri sekira kuko wenda bumvise Chris Brown yabiririmbye cyangwa se Asha yabiririmbye, natwe ubwo mu ba gakondo twabikomeza. Hari n'abavuga ngo kera ngo ba gakondo barabiririmbaga, ariko kuki bareba ibyo by'ibishego ba gakondo baririmbye ntibarebe iza Kasiyani yaririmbye cya Rugamba cyangwa abandi bo bataramye bakuru bakibanda
turirimbo tutageze no kuri dutatu twabayeho ngo twibishego akaba ari ibyo bakuririza mwese nimba kera harabagaho gukazanura noneho n'ubu tubikomeze ngo nukubera ko gukazanura ibya kera byose ntabwo ariko byari byiza harimo ibyiza hariho n'ibibi rero turebe indirimbo zatwubakaga twe gukomeza twibanda kuri utwo turirimbo tutageze no kuri dutatu nanazikubwira rwose ngayo ngo urakoze cyane cyose mu ndirimbo zawe ebyiri urubuze ko duhitiramo niba tuyiha umunota umwe cyangwa tuyiha amasegonda runaka hanyuma nite nkunyuza mu kindi kikaba ndahita nkurekura nta kibazo tugende reka turebe maramba wenda nk'umunota uko ubishaka hanyuma turaza kureba n'indi yakunzwe cyane yanabiciye sinarika kubivuga nanjye yaraniryoheye iyo ndirimbo yes hanyuma tuze twinjira mu wundi mwanya gatoya hanyuma tugushyira muri hip hop noneho ese ntangire urashaka iririmbe live urashaka bigende ntacyo bitwaye iririmbe live na yes imparamba iri nakoze shyashya iyo shyashya turajyaho nyuma iriya yo niyo iri budufungire imparamba nushaka gushyiramo na muhuza byose imparamba nyirabihogo nziza byahuguje imana imparamba yemwe bakobwa mukiri batoya mugendera ku nomero uwo tomboriza gwaho nzafata uwo imparamba nyirabihogo byiza byahuguje imana imparamba yemwe bakobwa iri sinaribonye aho inyahangije igishuru yama maze isaha zikarucani n'amavi y'inyogaruzi yo rwahundiye indi imparamba nyirabihogo byiza byahuguje imana imparamba iminsi yanze ukwimbanya myinshi umutwaro cyongwe ntunyakire ibyo ngutekereza ni byinshi ngo ariko kandi ni mu gihe muhoza wanjye wandutiye benshi bwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma igihe nzaba ndi kumwe nawe n'umunezero mwinshi cyane ikiganza cyawe nguhe icyanjye twibagirwe uyu mubabaro muhoza wanjye wandutiye benshi bwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma wibaza byinshi ku mwana ukunda ugasanga ari kure cyane maze ugapima iki kirere ugasanga utayigiheza muhoza wanjye wandutiye benshi bwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma Nicyusa Ibrahimu wangu Sansa Nicyusa ugira ubwoba ugira ubwoba cyane ni inyamaswa udashobora kwifuza kuzahura nayo sakari nyinshi ebyiri imbere cyane inzoka inzoka burya kukibona gikurura ari uzi kukintu cyiza buriya inzoka niyo nyamaswa ya mbere y'ingome naba burya n'intare
cyangwa se iyi ngwe ibi ishobora kukwica kubera ko yo ishaka kubaho kuko ishaka kurya ko natwe twica inyamaswa kugira ngo turye sibyo ariko inzoka ahantu bera mbi inzoka iza ikakurya idashaka guhaga uri inzoka ntabwo irya inyama ubugome tu ikakudoma ubundi ukigendera ugapfa ntihaze nta kindi ni inzoka nimbi. Urakoze cyane. Icyo usubiruka kwakira ubutumwa cyangwa SMS inkuru nziza ryari? Uheruka kwakira SMS ikubwira ibintu byiza ryari? Ejo ngo nakiriye SMS ya Momo y'umuntu nzaririmbira mu bukwe. Ko niyo SMS nkunda cyane. SMS urakoze cyane. Niyo message nkunda cyane. SMS ndabona nanjye nzayikunda. Urakoze cyane. Cyose ni bibi biryo ngo utagerya. Ntajya ndya. Sinjya ibiryo byose usibye isombe bitekeshejwe amamesa. Sinjya igisombe. Igisombe ndayirya. Niyo yabirimo amamesa ariko ibindi byose birimo amamesa ntabwo njya mbirya. Ikindi igifenesi. Igifenesi ni ikintu sinzi ni mukizi. Kiriya unakiririye hariya mpita ntangira kurwara mu nda ndi hano. Urakoze cyane. Ibindi byose ndarya. Ntabwo turasoza umwaka wa 2020 guhereye mu kwa mbere kugeza muri kwezi turimo cyose abigiye miki. Nabigiye mu byinshi cyane ko uyu mwaka waje kwawo umwaka mubi cyane ashobora no kuzabara ko nagiyemo umwaka w'ubukene umwaka. Rero ikintu cya mbere cyanyigishije ngira n'abantu abahanzi tureke cyane cyane abahanzi ariko dukunda kubaho nk'abazapfa ejo. Dukunda kubaho nimba nabonye udufaranga uyu munsi uraturya twose dushire kuko ejo uzabona ndi. Ntago tugomba ikintu cya mbere uyu mwaka wanyigishije ugomba kwizigamira. Kwizigamira ku buryo nimba atari ukuvuga ngo nakoreye 20,000 ndarya 15 mbike 5 oya ahubwo nakoreye 20,000 ndarya 3 mbike 17 ku buryo twishishikarize kubika cyane kuruta ko spendinga mu bintu bidafite icyo bimaze. Atari ukuvuga ngo uyagumane wenda rega no gutanga Orfe wowe nshobora nguhaye 10,000 urizi ko mba nizigamiye. N'uburyo bwiza bwo kwizigamira nimba nguhaye uko byagenda kose hari uburyo nzayagara azangarukira kuko umwana wawe ashobora kuzayama nawe ushobora kuzahurira mu kindi kintu inshuti zawe zishobora kuzangirira ineza nagiriye Orfe kumva. Rero hato batagira ngo nukubika nikunda gusa oya ushobora no kubika mu bantu haza nkakugirira neza kuko mbizi neza ko izangarukira. Imana ishobora kuzayimpa cyangwa se nawe ubwawe ukazayinyitura cyangwa se abana bawe cyangwa se inshuti zawe cyangwa se n'undi muntu muri ubwo buryo navugaga. Mwakoze cyane cyose tugana ku musozo reka twumve mwiza hanyuma na kibazo tukore kugiye mu zindi gahunda. Yego murakoze cyane kandi ndakunda cyane nkunda kureba ikiganiro cyangwa nkunda gukunda gakondo nkunda nabonye ikiganiro cyawe wakoranye na Cecile n'impanga buriya twatangiranye urugendo buriya kuva 2015 bari muri groupe turirimbana bageze aho bakora kariyeri solo yabo. Nkunda korera ukunda gakondo nkunda umuco nkunda ibiganiro byawe ndabikunda cyane n'abankurikiye bajye babireba basharinga ahantu hose irebe bakora na subscribe ubundi dukomeze twitaramire. Urakoze cyane.
Yes, yari Ibrahim, ariko se baraducika gutya ra. Urashatse gukora iki? Umwiza basika nyuma ngumwiza ndagukunda nzakwambika umwishywa ndavuga umwiza wantuza umubiri ndavuga amaso y'intamire mvuga uw'ingendo imwe y'imikurira mu kabyagajuse nkunganye nde yo nsanze ari ntawe musaza umwiza ndagukunda nzakwambika umwishywa umutangampundu umutereka amata umuto witoto umutegwaraba bihogo byiza bidatu by'umukamo ngwino nkorangizo kundurese wowe rugabe bituze umwiza ndagukunda nza kwambika umwishywa. Alright, arakoze cyane ni Cyusa Ibrahim indirimbo ari kumwe na Riderman, indirimbo nziza cyane umwiza bro, ni sawa cyane kandi nizere ko handi hasi imbere cyane bitaraba abantu bakajya bahita bakanda imbere cyane. Reka tushimire n'abantu bamufasha muri indirimbo kugira ngo ibashe kutugeraho ari nziza cyane. Ni Cyusa twari kumwe Ibrahim, reka tumushimire. Ni Irebe TV ugakora subscribe ukahita yimanukira ko wakunda ukatuda ibitekerezo byawe, nkahita ngushimira nanjye mbabwira ni mwakoze kutureba. Ntabwo